Mark my words, Iran is Iran, and Iran will always remain so. The situation of the strait will not revert to its former state. It will happen if we decide. The strait of Hormuz. The death cult in Iran is trying to blackmail the world by closing a key international maritime route, the Straits of Hormuz. It won't work. Strait of Hormuz, agace kariho kavugwa cyane muri iyi minsi bitewe n'izamuka ry'ibiciro cyane cyane by'amavuta. Ibi bikaba bituruka ku ntambara imaze iminsi hagati y'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Irani ndetse na Israeli, aho Israeli ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bitero byo guhangana na Irani. Aha icyo kwibaza ni kuki aka gace ka Strait of Hormuz kaba imwe mu mpamvu z'imirwano hagati y'ibihugu. Jye nitwa Nuello Okoye, iyi ni Nuello Okoye Space. Ngo hayi kazi. Mu gutangira ikiganiro cyacu, reka turebere hamwe Strait of Hormuz icyo ari cyo. Strait of Hormuz ni inzira yo mu mazi, ikaba iherereye hagati ya Irani ku gice cyayo cy'amajyaruguru ndetse na Oman cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri rusange ku gice cyayo cy'amajyepfo. Ikaba ari inzira ihuza ikigobe cya Persia ni inyito ya kera ubu byahindutse Iran, igihuza n'ikigobe cya Oman ndetse n'inyanja y'Abarabu. Iyo tuvuze inyanja y'Abarabu wumve igice ku nyanja y'Abahinde. Iyi nzira ya Strait of Hormuz niyo nzira yonyine ituruka mu kigobe cya Persia cyangwa se Iran nk'uko twabivuze yerekeza mu nyanja ngari. Muri iyi minsi iyo umuntu yumvise izina Strait of Hormuz ahita yumva iriya nzira yo mu mazi, ndetse ku buryo ashobora no kwibeshya ko iri zina ritangira kubaho ryari ryitiriwe iriya nzira. Nyamara ntabwo ariko bimeze, kuko izina Hormuz ntabwo ari iry'iriya nzira yo mu mazi, ahubwo iri ni izina ry'ikirwa cyitwa Hormuz Island, kikaba ari ikirwa cya Irani giherereye mu kigobe cya Persia. Mu mateka rero iki kirwa cyagiye kimenyekanaho amateka akomeye cyane mu bijyanye n'ubucuruzi mu myaka ya kera, kuko cyahuzaga Persia y'icyo gihe, Ubuhinde ndetse na East Africa. Mu yandi magambo, aka gace ni agace kavuze ikintu gikomeye cyane, kuko amato ayo ariyo yose yabaga ari bukora ingendo ava cyangwa ajya muri Persian Gulf cyangwa mu kigobe cya Persia, ayo mu nyanja y'Abarabu ndetse n'ayo mu nyanja ngari y'Abahinde, yose yagombaga kugenda atambutse kuri iki kirwa. Urumva ko cyari ikirwa gikomeye mu bijyanye n'ubucuruzi. Hanyuma kandi abakoreraga kuri iki kirwa bari bafite ububasha bwo kugenzura ibicuruzwa byose byahanyuraga ndetse no kuba babyishyuza imisoro. Cyari ikirwa mu yandi magambo cy'ubucuruzi. Reka dusubira mu myaka ya kera. Mu myaka y'igihumbi kimwe magana abiri mirongo icyenda kugera mu myaka y'igihumbi kimwe magana atatu na cumi, ubucuruzi ntabwo bwari bwajye kuri iki kirwa cya Hormuz. Bwari bukiri mu gihugu cya Iran, yari Persia y'icyo gihe, bukorerwa mu gice cya Persia y'amajyepfo ariko gikora ku nkombe z'amazi. Ariko muri ibyo bihe abacuruzi n'abagenzuraga ubwo bucuruzi batangiye kugenda bahura n'imbogamizi z'ibitero bagabwagaho na bamwe mu bene gihugu b'imbere mu gihugu. Birumvikana ahantu hari inyungu, hari benshi batangira kuzifuza ndetse bamwe bagashaka kuzigeraho mu buryo butari bwiza, butemewe. Byatumye rero ababigenzuraga bafata umwanzuro wo kuva ku butaka bwa Irani, ubutaka bwa nyabwo twakwita mainland, hanyuma bigira kuri iki kirwa cya Iran kiri mu kigobe cya Persian Gulf. Niho ubucuruzi bwatangiriye. Ikirwa kiramamara, kirakomera, ndetse kinafatwa nka depo mpuzamahanga y'ibicuruzwa, byaba ibigurishwa ndetse n'ibyaguzwe. Mu yandi magambo, urumva ko iri zina Hormuz ritangira kubaho ntabwo ryari izina ry'amavuta cyangwa politiki y'amavuta nk'uko turi kubyumva uyu munsi, ahubwo ryari izina ry'ikirwa rigaragaza ikirwa gihagarariye cyangwa gifite ubusobanuro bw'ubucuruzi
mpuzamahanga muri iyo myaka ya kera. Ushobora kwibaza byinshi kuri Strait of Hormuz. Tugaruke kuri iyi nzira, ubwo nari nshatse kugusobanurira ko iyi nzira yo mu mazi yiswe Strait of Hormuz cyangwa umuhora wa Hormuz atari wo wabanje kwitwa iryo zina mbere, ahubwo ko ari izina ritirano, wabaye icyo twakwita mu cyongereza named after, kwitirirwa ikirwa cya Iran cyitwa Hormuz Island giherereye muri Persian Gulf. Reka tugaruke rero ku uyu muyoboro cyangwa uyu muhora wo mu mazi, tugire ibyo nawo tuvugaho, cyane ko ari nawo twaje gushingiraho kugira ngo tubasobanurire musobanukirwe inyito uko wiswe, uko ukora, imbaraga ufite n'ibindi bitandukanye. Uyu muhora ni umuhora ufite uburebure cyangwa umurambararo wa kilometero 167, ukagira ubwaguke bubarirwa hafi ku birometero 95, ariko nanone icyo twakwita navigable point cyangwa se agace kagendeka cyangwa gakorerwamo ingendo ko ni gato ugereranyije n'ubunini bwawo tumaze kubabwira, kuko agace kagendwa kawo gakorerwamo ingendo gafite ubwaguke bwa kilometero zibarirwa hagati ya 33 ndetse na 39. Ubu bwaguke nabwo kandi nubwo wumva bungana uku, kilometero zibaye 33 zivuye kuri 95 z'ubwaguke twari tubonye, nazo nubwo ari 33 ntabwo zikoreshwa zose, kubera ko inzira baba banyuramo ibigabanyijemo ibice bitatu. Hari ibice bibiri amato agomba kunyuramo agenda nagaruka, ibyo bita lanes mu ndimi z'amahanga. Buri gihande kikaba nibura kiba gifite ubwaguke bwa kilometero 3 na metero zigera kuri 200. Hanyuma hagati hagasigaramo icyo twakwita the buffer zone cyangwa se zone, agace katagira ukagenzura, kaba kagomba gutandukanya izi mpande zombi kugira ngo ingendo zibashe gukorwa mu mutekano. Tugarutse ku bijyanye n'iyi ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ikintu gitangaje cyane, kuko Iran mu byo itangaza binyuze mu bayobozi bayo bakuru, iyo ivuga iyi nzira yo mu mazi cyangwa uyu muhora wa Hormuz, iwuvuga nkaho ari umuhora wayo bwite. Ariko igitangaje ni iki? Nuko igice kinini cy'aya mazi cyangwa se cy'iyi nzira yo mu mazi ni igice mu buryo bwemewe n'amategeko kigenzurwa na Oman. Ni igice kinini, amazi manini na ya Oman mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko Iran irarenga ikagira n'amato yayo yambuka akajya no mu gice cya Oman kuhagenzura. Bityo rero bikaba ariyo mpamvu n'ubu iyo bigeze ku kibazo cy'uyu muhora wa Hormuz, wumva Iran iterura ijambo ikavuga nkaho iki gice cyangwa aya mazi ari ayayo bwite. Nyamara igice kinini cy'aya mazi ni igice cya Oman legally cyangwa se mu buryo bwemewe n'amategeko. Hari abantu benshi cyane bakomeje kugenda bibaza batese ko tubona havuka ibibazo, ibiciro bikazamuka. Mu by'ukuri uyu muhora ntushobora kuzafunga burundu, bakawufunga burundu nk'uko Iran inyuzamo ikabyifuza n'ubwo andi mahanga atayorohera. Ibi bintu biragoye kubera ko hagiye habaho n'ibindi bibazo bikomeye mu mateka yatambutse, binakomeye kuruta ibiriho uyu munsi, ariko nta na rimwe higeze habaho gutinyuka gufata umwanzuro wo gufunga burundu uriya muhora wa Hormuz. Urugero, ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 9 hari umwaka w'1980 hubuye imirwano hagati ya Iran na Iraq. Ni intambara yamenyekanye nk'iya Iran na Iraq. Iki gihe imirwano yarabaye imara igihe kirekire kigera ku myaka 8, iza guhagarara ku itariki ya 20 z'ukwa 8 1988 ihagaritswe n'umuryango w'abibumbye. Ariko muri iki gihe cyose habaye ibindi bikorwa bitandukanye birimo ukuraswa kw'amato no kurasana hagati y'abarwanaga, ariko nta na rimwe byigeze bigera ku rwego bafata umwanzuro wo gufunga uyu muhora mu buryo bwa burundu. Si icyo gusa, kuko kariya gace kakomeje kugenda kagaragaramo n'ibibazo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, bakomeje kugenda bagongana ndetse banarasanaho bya hato na hato, ariko bakabikora mu buryo birinda ko habaho ukwerura n'ukwaduka kw'intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi. Nubwo hari ibihe byagiye bigeraho
bigasa naho byari bigeze neza aho intambara igiye kwerura, ariko bagahita babikwepa bakabiturisha bakirinda ko habaho ikibazo nk'icyo. Mu yandi magambo urumva ko si ubwa mbere ibibazo bibaye bishingiye kuri uriya muhora wa Hormuz, ariko kuko isi yose izi akamaro uriya muhora uyimariye, birinda ko byagera ku rwego bavuga ngo barawufunze burundu, kuko ibyo biramutse bibaye isi yose yamanuka, kuko ni benshi bafite inyungu kandi zituruka muri uriya muhora wa Hormuz, ari nawo turiho tuvugaho uyu munsi. Hanyuma tugiye mu buryo bw'imibare, berekana ko nibura buri munsi utugunguru tw'amavuta tubarirwa hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 21 tutambuka muri uriya muhora tugiye hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi. Iki kikaba ari gihamya ntakuka cy'uko uriya muhora uramutse ufunzwe cyangwa ukagira ibindi bibazo bikomeye bibangamira ubucuruzi buhakorerwa, isi yose yaba iri mu kibazo gikomeye cy'ubukungu. Ngana ku musozo, ikindi twavugaho nuko abantu benshi bari kumva ibibazo byaho, bakumva amavuta, ariko mu by'ukuri ntabwo umuhora wa Hormuz unyuramo amavuta gusa, hari n'ibindi bicuruzwa binyuramo. Urugero naguha ni nk'amagazi ahanyura avuye muri Qatar agiye gucuruzwa ku isoko. Urugero naguha ni nka gaze metane, ni imwe mu magaze ahanyura. Bivuze ko haramutse habayeho ikibazo ugafunga cyangwa se ubucuruzi bukagenda nabi cyane bitandukanye n'uko byari bisanzwe, hari n'izindi sekiteri zagira ikibazo mu bijyanye no kuzamuka kw'ibiciro, birimo amashanyarazi, birimo ibijyanye n'amafumbire, ndetse birimo n'ibindi bijyanye n'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu nganda. Hanyuma ikindi nakubwira nuko twabivuzeho ko uyu muhora wa Hormuz ari umuhora ufitiye akamaro imigabane yose y'isi, ariko umwe mu migabane iza ku isonga mu kumva akamaro k'uyu muhora ni umugabane wa Aziya, kubera ko bimwe mu bihugu bikomeye bigaragara kuri uyu mugabane ni bimwe mu bihugu bifite ubucuruzi bikora kandi bikesha uyu muhora. Twavuga nk'igihugu cy'Ubushinwa, Ubuhinde, Ubuyapani ndetse na South Korea cyangwa Korea y'Amajyepfo. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Gusa dusoza twakwibaza tutese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizareka Iran igenzure uriya muhora uko ibishaka? Ese Iran yo izemera ibyifuzo by'andi mahanga kuri aka gace yamaze gufata nk'akayo bwite? Ikiganiro cy'uyu munsi reka ngisoreza aha. Nitwa Nuello Okoye, iyi ni Nuello Okoye Space. Naho ubutaha, Imana ibarinde.